Yes, bakunzi ba Kamanzi Official, twongeye kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye, kandi tugira tuti muhahe muronye buri wese ibyo akora. Uyu mwanya rero tubazaniye umutumirwa afite ibibazo kuri Pi Network cyane, hanyuma natwe cyangwa namwe muraza kumubaza cyangwa kumusubiza muri comments muri bwandike. Reka tumuhe umwanya abibwire kandi atubwire n'icyo agamije. Ahari wenda arahera ku kibazo kimwe, hanyuma ibindi turagenda tubimubaza. Ubwo we namara kubibwira akababwira ikimuzanye, turatangira tumubaza cyangwa se atubaza, bityo ikiganiro gikomeze. Hanyuma tugende dukurikira muri comment, namwe muraza kumubwira. Umutumirwa tuguhaye ikaze, uratangira utwibwira, utubwira n'ikikuzanye cyangwa se icyo ugamije. Umwanya no wanyu. Mwiriwe. Yego muraho neza. Irekure uvuga ijwi rirekuye rwose rizamuye. Nitwa Ndayambaje Seraphin. Ndayambaje Seraphin, tuye he? Ntuye Mimuri, umurenge wa Mimuri, akagari ka Rugari, umudugudu wa Rebero. Akarere Nyagatare. Akarere ka Nyagatare, ubwo ni mu ntara y'Iburasirazuba. Yes. Turakwakiriye kuri Kamanzi Official, watubwira ikikugenza. Ikingenza ni amakuru njya nkura ku rubuga nkoranyambaga agendanye na Pi Network, ariko nkayumva nkagikurikirana, ariko gusobanukirwa Pi nkumva ni ibintu binjimije binangoye, ahanini bitewe n'uko no mu ndimi akenshi nkatwe ntabwo twize indimi, ayo mahirwe ntitwayagize. Ariko nkibaza niba kuba tutaragize amahirwe yo kumenya indimi, niba twabura amahirwe natwe yo gukurikira Pi Network. Ubu turavugana mu Kinyarwanda. Yes. Ubwo nta mpungenge z'urundi rurimi rutari Kinyarwanda wumva. None se waba umazemo igihe kingana iki? Ubwo uri umupayoniye, umaze igihe kingana iki mayininga Pi? Ndumva maze igihe cy'iminsi 30 mayininga Pi Network. 30 wayigeza se? 30 rimwe. Yego. Iminsi 30, kubera ko ukunda kumva wenda kenshi dukoresha ururimi utumva, ariko dutanga ibiganiro mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ahubwo ibyinshi ubona muri Pi Network biba biri mu rurimi rw'Icyongereza cyangwa se abandi Igifaransa, akaba ari byo udasobanukiwe, ari nabyo ugira ngo usobanuze cyangwa se umenye. Umwanya n'uwawe kugira ngo utubwire ni ibihe wumva udasobanukiwe, wabaza kugira ngo umenye, hanyuma turebe uko twafatanya kugusubiza. Murakoze. Ikintu nasaba gusa ikiganiro nyumva mu Kinyarwanda, ibyo muvuze byose mu ndimi, ariko mukagerageza gusesengura mu Kinyarwanda bike tukabyumva. Gusa ikibazo mfite nyamukuru suko Pi Network sinyisobanukiwe 100%, ariko muri bike byayo mbizi nkurikije uko numva ikiganiro. Gusa ikibazo nari mfite nariyo matsiko nagizeho kugira nzabasure mu nsobanurire kimwe n'abandi bagenzi banjye nabo bafite yo matsiko wenda babyumvireho. Nari mfite ibibazo bigera muri 3 cyangwa se 4, munyemereye ubwo uko nagira ikibazo mwansobanurira. Mbere yuko bibaza, ndagira ngo ngewe mbanze nkubaze ikibazo. Niki cyatumye wemera ukamayininga Pi Network? Ikintu cyanteye kumayininga Pi Network ni ikintu kimwe. Uwabinshishkarije yambwiye buryo ki kumayininga Pi Network harimo inyungu, ariko izo nyungu nta muntu utazishimira. Ikibazo nagize ni kimwe, nariyo mpamvu cyanzinduye kumenya izo nyungu ziboneka ryari, ziza zite, ku buryo nanjye ubwanjye nabishishikariza mugenzi wanjye, ariko manje gusobanukirwa mu buryo bwimbitse.
aha ikibazo cya mbere cyawe ni ikihe kuri Pi Network? Ikibazo cyanjye cya mbere gikubiyemo, ni ikibazo ngiye kubaza ariko ndakibaza mu buryo bubiri. Icya mbere mperaho, Pi Network numvise bavuga ko ari ifaranga koranabuhanga umuntu amayininga nyuma akazabona amafaranga afatika mu ntoki, ariko kumayininga ni uburyo bw'ikoranabuhanga. Ibyo narabyumvise, noneho mbenza kubigiraho ikibazo nshingiye ku myemerere y'abakirisitu. ndavuga nti wenda reka icyo nkigire mu mwanya w'umukirisitu, ko numva abantu biga ubuhanuzi bavuga ko ibihe bya nyuma hazaduka ifaranga rimwe rizazenguruka isi yose. Wese ubwo iyo Pi Network ko ari ifaranga koranabuhanga, ibyo si bya bimenyetso abakirisitu baba baragaragaje mu buhanuzi? Nkongera nkavuga ese niba ari ryo faranga rizakoreshwa ku isi yose, ntagendeye no ku bakirisitu, ko ari ifaranga koranabuhanga, abantu batize koranabuhanga kandi bafite inyota yo kubona kuri iryo faranga, bo bazabinyuza mu zihe nzira kugira ngo nabo babona ibyo byiza bya Pi Network? Aha, reka tubanze dusubize icyo ngicyo. Uti mu mwanya w'abo bantu mbabariza, ifaranga twumvise bahanura rizayobora isi yose cyangwa se rizaba ari ifaranga rimwe ku isi yose, ese Pi Network ukuntu numvise bayivuga ihambaye, izagira agaciro kari hejuru, ntabwo ryaba ari ryo faranga ryahanuwe rizayobora isi yose cyangwa se rizaba ari rimwe ku isi yose? Uburyo bwa kabiri, ko wumva ari ifaranga ry'ikoranabuhanga, ese abatazi iby'ikoranabuhanga cyangwa batarikoresha bazaba bande mu gihe ari ryo faranga rizaba rikora? Reka dusubize icyo abakristo mbere na mbere. Pi Network ntabwo ubwo buhanuzi bwahanuwe bigeze batunga urutoki ngo bavuge ngo iryo faranga rizaba rimeze gutya, rizaza igihe iki n'iki, rizaba ari iry'ikoranabuhanga. Bavuze gusa ko hazabaho ifaranga rimwe ku isi kandi buri muturage w'isi wese agomba kuzarikoresha ntawe uciye ku ruhande. Rero kuba hazabaho ifaranga rimwe ku isi bigaragara yuko hazaba hariho ifaranga rimwe ku isi rirusha imbaraga andi mafaranga yose. Ntituzi ngo ni irihe, ntituzi n'igihe rizazira, ni uko nguko bizaba bimeze. Dukurikije ibihe aho bigeze, hazabaho ifaranga rimwe ku isi riyoboye andi mafaranga yose ku isi. Ariko ibyo kuvuga ngo ni ifaranga rizaba ari rimwe ku isi ntabwo byo byashoboka, kuko ifaranga rigira agaciro ugereranije n'andi mafaranga. Ugereranije n'andi mafaranga, nk'uko nta gihugu cyabaho kidafite ifaranga, kandi icyo gihugu ntabwo icyo gihugu cyagira ifaranga rifite agaciro utagereranije n'andi mafaranga cyangwa ibicuruzwa. Kandi ibyo bicuruzwa ni iby'imbere mu gihugu n'ibyo hanze, nibyo bituma ifaranga rigira agaciro. Sinzi wenda aho ngaho niba unyumva neza. Ifaranga ry'igihugu ntirishobora kugira agaciro ku giti cyaryo ryonyine utagereranijwe n'ibicuruzwa byaba iby'imbere mu gihugu n'ibyo hanze, n'agaciro kandi mafaranga yo hanze y'icyo gihugu. Icyo kintu nk'uko abanyarwanda bavuga ngo nta mugabo umwe, icyakora hashobora kubaho ifaranga rimwe ku isi yose rishobora kurusha agaciro andi mafaranga yose yo ku isi, rikaba ari ifaranga rimwe. Iki kintu cyumve neza. Ku bijyanye n'ubukirisitu rero bwahanuye icyo kintu, hano ngiye kuvugisha ukuri, ubuhanuzi bwa gikirisitu nta kuri kurimo. Ni imigambi ya Loni yanyujijwe no mu myemerere, abantu bakabyita ubuhanuzi, ariko ari uburyo bwo kutujijisha, kugira ngo nibiba bizitwa ubuhanuzi abantu bakomeze kubyubaha no kubitinya bibe igitangaza. Ndabizi aha ngaha abantu bari buntera amabuye, simbishubije nk'uko abantu babyumvaga,
cyangwa babishakaga cyangwa babyizeraga, kuko hari ababyizereramo. Mbishubije nk'uko hari ibyo nize muri ayo madini, ko nanjye nabayeho umuyobozi w'amadini cyangwa w'idini mu madini mbega. Nabaye umuyoboke mba n'umuyobozi muri ayo madini. Nubwo buhanuzi ndanabwiga ndanabucengera, ariko naje gusanga ari ibikangisho by'imigambi ya Loni banyuza mu nguni zitandukanye zo kurindagiza abantu no kubasikaminga ibintu bisikamu. Ni ibintu bagufata by'ibicupuri. Kera bajyaga batubeshyeshya abana akantu bita akavumbura amashiga. Wigeze ukabona? Ndakumva akavumbura amashiga. Wari wakabona se? Ntako nabonye, ariko n'abantu bakuru bakubwira ko ku kantu nta kabaho. Akavumbura amashiga umwana yakoraga ikosa bati urarara ku mashiga ubonane n'akavumbura amashiga umwana agatinya. Nanjye naragatinye. Kurara utoza ibirenge bakakubwira ko akavumbura amashiga kari bugutware. Ukoga ku kibi n'ikizi. Mfite imyaka 33 nibwo namenye ko nta kavumbura amashiga kabaho. Cyo cyari ikinyoma. Nabajije abantu bakuru barambwira, bararaseka bati se nawe uko ngana uko nturamenya ko icyo kintu ari ikinyoma. Ni nako ubuhanuzi bw'ibizabaho bishingiye no kuri ayo mafaranga batubeshye ari ukuturindagiza. Kandi noneho kuba tazi gukoresha ikoranabuhanga, umuntu utazi gukoresha ikoranabuhanga, uburyo bumwe bwo kubaho buzawushingiye kuri ayo mafaranga y'ikoranabuhanga ni ukubyiga, yaba bishaka cyangwa atabishaka. Kandi hari uburyo bwinshi buzakoreshwa butagusabye gukoresha uburyo buhambaye, ari ugukanda imibare gusa. Ubu biragoye kubona umuntu wiyita umuturage wo hasi utumva cyangwa utazi ko hakoreshwa mobile money. Uvuze urugero rwo mu Rwanda, mu Burundi bavuga Rumi Cash, hakaba bakoresha Tigo Cash, abandi Airtel Money. Biterwa n'ibyo n'ikoranabuhanga n'ikigo cy'itumanaho mukoresha. Rero umuntu ibyo ngibyo ni nko kuvuga ngo ko tuzi ko umuntu arya akoresheje amenyo, adafite amenyo yarya. Abadafite amenyo barya babayeho barya bangana iki? Gasubizaho. Iyo umuntu adafite amenyo uko mbizi abasha kurya, ariko ntabwo arya ibiryo bisaba amenyo, arya ibiryo byoroshye ariko akarya. Icyangombwa ni uko arya. N'ibindi rero niko bizaba bimeze. Kuba udasobanukiwe iby'ikoranabuhanga ni nk'umuntu udashobora kugenda kuko adafite amaguru, agomba gukora ibishoboka byose, yakambakamba cyangwa bakamushyira mu kagare cyangwa bakamuha imbago. Azakora ibishoboka byose ikoranabuhanga rimugaburira arimenye, afashijwe n'abamuyobora cyangwa abamufasha, cyangwa ubusa umuntu utazi kwibikuriza amafaranga. Ntuzi ko ajya ku mu agent ubishinzwe akamubikuriza akayamuha. N'ibindi niko bizaba bimeze, wabishaka utabishaka, niba kurya bigusaba ikoranabuhanga buryo uzarya. Kibazo nabajije rero ntabwo gishubije neza ngo kingere ku mutima. Niseguye yuko ntari bugusubize nk'uko bamwe babyizera cyangwa uko babyemera cyangwa uko babishaka. Ariko wakongeraho nawe igisubizo wumva nawe wakongeraho. Nakubajije ikibazo kigendanye n'umuturage udashoboye gukoresha ikoranabuhanga, urugero nko kumayininga. Icya kabiri kuri icyo kibazo ndimo, uwo muturage azamayininga akoresheje telefone gatusha amenyereye niba nta smartphone afite, keretse niba muteganya ko mu minsi iri imbere na za gatusha bazazikoresha mu kumayininga. Nicyo kibazo nagira ngo usobanure aho ngaho. Ikoranabuhanga ryo kumayininga rikoreshwa telefone ngendanwa cyangwa se telefone zigezweho bita smartphone. Buriya niba nta bundi buryo buhari bwo kwinjira mu nzu ari umuryango, ni ukwinjirira mu muryango nyine. Uwo muturage udafite iryo koranabuhanga cyangwa utarisobanukiwe, niba koko ashaka kumayininga,
azanyura mu nzira ku mayininga binyuramo yaba bishaka cyangwa atabishaka. Igisubizo ni icyo ngicyo. Sinzi icyo ushaka kukivugaho. Urakoze. Ubwo uko nyumva hari n'abandi bari bubyumve gutyo cyase, hari abari budufashe wenda nabo bagira ikindi babivugaho. Ikibazo mfite ni kimwe kiyongera kuri icyo. Ubwo ni icya kabiri ubu wavuze bitatu, tuvuze kuri kimwe, tujye ku cya kabiri. Ubwo icyo ni icya kabiri, ahubwo tugiye ku cya gatatu. Icya mbere cyari ikigendanye n'ubukirisitu, kirimo bibiri. Urakoze. Ngaho tujye ku cya gatatu. Nkongera nkabaza nti njyewe ndamayininga, maze iminsi 30 mayininga, mfite intego n'icyo ntegereje, ariko ibyo ni ibyaba abakirisitu ngo hahigwa uwemera atabonye, ariko mu mutima wanjye nkizera ko ibyo ndimo bifite inyungu. Nkabaza ntese hari icyo maze gusobanukirwa cyitwa KYC kugira wemererwe kuba wabona neza ibyo urimo 100%. Ibyo sindabyara ariko nzabigeraho. Nkongera nkabaza ntese umuturage nawe wagira imbaraga n'ubushake akavuga ati nanjye reka negere uwo muntu ubasha kuba yanyinjiza muri iki gikorwa nkakinjiramo, ko nawe yaza afite amatsiko yo kuvuga ati ejo cyangwa ejo bundi ukwezi kumwe cy'amezi 3 ndaba mfite amafaranga. Impungenge watumara cyangwa se ibyiringiro waduha ku bigendanye no gutangira gusoroma kuri ibyo byiza ni iyihe? Urakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza cyane. Ndagusubiza mbere na mbere, inyungu za Pi Network ntabwo ari iz'ako kanya, nta nubwo zirukankirwa cyangwa ngo zihutishwe. Wowe icyo ukora uramayininga, ukuzuza ibisabwa, ugakurikirana amakuru, ugategereza ibyo umushinga uguha kugeza ubonye icyo wari ugambiriye, vuba cyangwa kera. Hanyuma ku bijyanye no kumayininga, yewe uramutse ungezeho nagufasha kumayininga Pi, kwiyandikishamo nta kibazo, nta kindi bisaba. Ugomba kuba ufite smartphone, ukaba ufite email iri mu mazina yawe bwite, ari mu byangombwa byawe byemewe n'amategeko ya leta y'igihugu cyawe, ukaba ufite ikarita ikuranga, tuvuga ikarita ndangamuntu hano mu Rwanda, cyangwa passport nyine, cyangwa perimi. Ariko nanone ukaba ufite nimero ya telefoni ikubaruyeho, cyangwa ikarita ya mituweli. Oya, ni ibintu bitatu: ni perimi, ni irangamuntu, cyangwa iki passport. Ni ibyo bitatu byonyine byemewe muri Pi Network. Ni ibyo byangombwa bitatu wakoresha. Inama rero twagira abantu ni ugukoresha indangamuntu, kuko ari idafite igihe izarangirira, kuko nacyo icyo gihe gishyirwaho. Hanyuma abantu b'impunzi bari mu Rwanda cyangwa n'ahandi, ikarita ndangampunzi iremewe kuyikoresha. Ariko iyo ugeze ahandi bakubaza igihugu kavukire, ushyiramo igihugu cyawe waturutsemo uhunga, ariko bakanakubaza n'igihugu utuyemo ubu ngubu, ugashyiramo igihugu urimo, cyane cyane nk'iyo ukora KYC. Hanyuma rero iyo umaze kwiyandikishamo, uramayininga umunsi ku munsi, ubwo ni amasaha 24 yashize. Hanyuma ugakurikira ibiganiro kuri Kamanzi Official, tukwigisha uko wuzuza icyangombwa iki n'iki kinini. Ejo ni ku itariki 10. Ku itariki 10 tuzatangira kwiga buri kimwe cyose kizo mining. Hariho mining ya Pi Network, hariho mining ya Ruby Network, na mining ya Mira Network. Pi Network ubu ngubu kugira ngo uyimayininge nta muntu ugufashije. Utashoboye kumbona cyangwa ngo ubone undi ngo agufashe kandi nawe ukaba utabishoboye, unyura kuri YouTube channel ya Kamanzi Official, ukareba ikiganiro nimero 148 kikagufasha. Washaka kumayininga Ruby Network, ukareba ikiganiro 219 kikagufasha. Ibindi byongeraho byuzuzwa
biri mu byangombwa dusabwa, tugiye kugenda tubyiga uhereye ku itariki 10. Guhera ku itariki 10 rero tuzatangira kwiga uko biyandikisha muri Mira Network. Nibutsa abantu yuko Pi Network buri ikomoka mu Banyamerika, Ruby Network igakomoka mu Banyavietnam, ubwo ni muri Aziya, mu gihe Mira Network ikomoka mu Bongereza. Noneho rero ubwo ni ku mugabane w'Uburayi. Umwe ni ku mugabane wa Aziya, undi ku mugabane wa Amerika, undi ku mugabane w'Uburayi. Hanyuma ku kijyanye no kumayininga, ubu kumayininga bigenda bigabanyuka izo baduha ku isaha. Bivuze ngo tugenda twegereza umusozo. Urumva? Ni nkeya. Ubwo rero kuba ari nke, utwo duke tuzagira umumaro bitewe n'igihe Pi Network izagirira agaciro kayo kavuzwe kanditswe gahambaye, ari nabwo izaba ari iya mbere ku isi iyoboye andi mafaranga yose yaba yikoranabuhanga n'amafaranga afatika mu gaciro, kuko izaba ifite agaciro k'ibihumbi 314,159 by'amadolari y'Amerika. Pi irindi faranga riyifite ryaba ari iry'ikoranabuhanga za cryptocurrency cyangwa ifaranga rifatika. Hari ibyo wabuze cyangwa wumvise? Ntaryo. Aha, ubwo umuntu ngira ngo cyo kumayininga no kwinjiramo ntanze umurongo waho byinshi byakorerwa nuko bazabikurikirana. Sinzi niba hari ikindi kibazo cyangwa se niba mbishubije uko utabyumvaga, hakaba ari icyo wumva wakongeraho cyangwa wakongera kubazaho. Urakoze cyane, gusa uyu mwanya nabonye niyo mpamvu ntashobora kuwupfusha ubusa. Kuba nagiriwe amahirwe yo kubonana namwe mukemera ko tuganira, ikimvuna cyose nkakibabaza. Gusa ibyo nishimiye. Gusa ikindi kibazo mfite ni kimwe nakubaza n'abadukurikiye nabo wenda bakabyumva, simbizi. Abese umuntu wemerewe kumayininga w'umunyarwanda cyangwa se w'umunyamahanga ari mu kihe kigero? Ni umusaza, ni umusore, ni umwana, ni urubyiruko? Ako kantu ndashaka kugira ngo musobanukirwe ngo uwemerewe kuba yamayininga ni muntu ki? Urakoze cyane. Reka subira inyuma ho gatoya. Mbere na mbere umuntu wemerewe kumayininga ni umuntu wujuje imyaka 18. Munsi yaho byaragoranye, hari ibindi byangombwa byasabaga kuzuza ariko basa nk'ababibyihoreye kuko biragoranye. Ariko 18 niyo yemewe n'amategeko ya Pi Network uburyo wemerewe kumayininga. Cya kabiri, uwemerewe kumayininga ni umuntu ufite nimero ya telefoni mubaruyeho, ukaba ufite cya gatatu email iri mu mazina yawe. Icya kane, iyo email igomba kuba ihujwe na nimero yawe ya telefone ya yindi washyize muri Pi Network. Wibuke ko igomba kuba ikubaruyeho, kandi ugomba kuba ufite Facebook account iri mu mazina yawe, ihujwe na email yawe ndetse na ya nimero yawe ya telefone wakoresheje muri Pi. Ikindi nuko uwo muntu mu kumayininga cyangwa se mu kwiyandikisha muri Pi, kuba ibyangombwa yujuje byo kumayininga, nuko agomba kuba afite icyangombwa kimwe mu byangombwa bitatu: pasiporo, perimi, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, cyangwa indangamuntu. Agomba kuba afite kimwe muri ibyo cyemewe n'amategeko ya leta y'igihugu cye. Ni ibyo ngibyo by'ibanze bikwemerera kuba watangira wakwiyandikisha muri Pi ukamayininga. Kandi kumayininga ugomba kwinjira unyuze kuri nimero ya telefone cyangwa kuri Facebook. Ubwo rero umuntu agomba kugenzura ibyo byose ko bimubaruyeho. Hari umuntu noneho ufite nimero ya telefone yo mu gihugu yahungiyemo, iyo ngiyo urayikoresha, ariko wazagira amahirwe ugasubira mu gihugu cyawe, wemerewe kuyihindura ugatanga impamvu
wandikiye kuwa timu impamvu ushaka guhindura nimero ya telefone, n'indi myirondoro wayihindura bitewe n'iyo ariyo ariko bifite inzira byanyuzemo. Ndumva ibibazo twabigarukiriza ahangaha. Niba nagukomye mwokora naguciye mu ijambo, hari ikindi wari kubaza wakizigama wenda, kubera ko dukunda kubonana kenshi ukazakibaza ikindi gihe ahubwo ukagenda ukabikusanya tukazabiganiraho nk'uko ariko birimo gufasha abantu kugira ngo barusheho gusobanukirwa byanga bikunda. Benshi barabisobanukiwe ariko none hari benshi batabisobanukiwe. Urugero nk'ikibazo kijyanye n'abantu, ngira ngo hari umwana wawe uyu munsi twasubije payize yarazi ko byarangiye kubera yuko yahinduye telefone, ayoberwa uko yabisubizamo, nta password yibuka, nta nuko azi bya password kuko nabimubaza nkabona ntabizi, ariko yamayininga gutabizi. Ako kantu ugashyira mu kibazo ukabike. Noneho yaragejeje payi 11 we yibukaga 10 ariko twasanze ari 11 kandi twazimugaruriye. Muri iki gitondo cy'uyu munsi nagaruriye abantu babiri payi zabo batari bazi yuko zagaruka. Uwa gatatu yajyanye umukoro yuko kuko yabimenye yihuta, afata nimero zanjye ambwira ko azandeba nkabimusubirizamo. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite konte yamayiningaga kera, niyo waba ubu ngubu ufite indi, hari ukuntu tubigenza tugufasha gusiba ya indi ya mbere ukagumana iya kabiri. Niba iya kabiri ari ifite ya indi ya mbere sako dusiba iya kabiri ukagumana iya mbere, niba iya mbere ari ifite payi nyinshi, kandi niba iya kabiri ari igejeje payi nyinshi dusiba iya mbere kugira ngo itazaba imbogamizi, kuko ufite konti ebyiri birabujijwe, ni ikosa ritababarira. Hari ibibazo nk'ibyo nabyo uzabikusanye, niba ubwo ngubwo naguhaga icyerekezo tuzabiganiraho ku buryo burambuye, nabyo bigira icyo byigisha muri kwa kwigisha kwacu, bizagire icyo bifasha bagenzi bacu. Murakoze. Reka rero tugushimire umuhati wagize, ariko ubimaranye iminsi wajya kumbwira uti wanyemerera nkazakubaza ibibazo, nkakubwira ni ibibazo ariko wazareta tukabiganira n'abandi bakabyumva ko byababera inyigisho. Ese nawe udukurikiye bikubereye inyigisho? Niba bikubereye inyigisho kanda like, twandikira muri comment, tubwire icyagushimishije, icyo wumva twaganiraho gutaha, usharinge kandi ku bandi. Hanyuma kandi niba utarakora subscribe noneho uyikore, hanyuma dukomeze dufatikanye muri uru rugendo rwo gusobanukirwa crypto mining, by'umwihariko Pi Network, Ruby Network, Mira Network. Tuzabona inyungu ariko twasobanukiwe inkomoko yazo nuko bigenda. Mugubwe neza.